Mutabazi wigeze kuvuga ko IQ y'umugabo witwa Rwema iri hasi kubera iki none uyu munsi uri kuvuga ko ari umuhanga. navuga ko iri hasi kubera ko yangiriye hejuru yiye ariko ni umuhanga mu bo bareshya, ni umukuru mu bareshya. Rwego byakira gute rero cyangwa se byakiraga gute kiragiye abona nyine yahise acanganyukirwa yahise abura icyo kubaza ariyo mpamvu ari kunshinja ngo ndi gukereye intambara ariko mu by'ukuri sinshaka ko atahana kango nonwa mwahuye ngewe twagiye wibaza twose ndatwibariza hari icyo bitwaye president nta kibazo rwose nakoze cyane mu buryo butandukanye n'ibindi ntababwira ariko bigenda binyereka ko ari umugabo impamvu ntababwiye nuko nzi kadakunda ko mbivuga ariko nyine ubwo abantu bahise banamenya ko hari ibindi tuziranyeho birenze ibi byo hano kuri kamera ariko nubwo ntabibabwiye ni ibigaragaza ko ari umuntu w'umugabo. Ubwo rero ikindi nkamukundira yuko agira ihame nimba wenda arigira mu buryo nk'ubwo ndi burivuge cyangwa se ari ukunda ryita fact does not care of your emotions. Nimba byo wakoze ari ubugoryi byo kujyana Karina arabikubwira nanjye Mutabazi nabireba nkabona arabintanze cyangwa se ibyo avuga n'ukuri. Donc icya gatatu gutekereza ko kuva nitwa nge najya kuri izi kamera nagira n'umuntu ikiganiro kikaba kiza nk'iki ngiki naba nkubeshye cyetse nje kwigira hano kubeshya. So bigaragara yuko wenda ubuyihutaga cyangwa se wenda bwari ubwa mbere cyangwa se namuzanye mu tuntu twanjye two kuba a little bit aggressive ariko ni umuhanga kandi azi cyangwa se ikiganiro cyanjye nawe reka mvizite gutya guhagarika kwanjye kwicarana n'abantu kuri za kamera iyo ari we nagiye mpura nawe cyaba ameze nkawe sinayi kubihagarika. Hari undi muhura no muri wowe ukaba frustrated kuba mwicaranye mu kiganiro cyangwa se murimo muganira. Ikindi wenda reka nkwereke nk'akantu kari biteka kumisha uburyo ari umuhanga. Iyo nza kuba ntari impari icyo ni icyambere. Cya kabiri ntabone iyo telefone yamuhamagaye ngo witonde bagiye kuguta mu kagozi rwose yari kuyari. Ntabwo mwese mwibuka Mutabazi igihe yigeze kujya mu gakrize akajyaza no ku munwa hariho ibintu by'umweru rwose pe inkuna nicyo gihe yarari. Imodoka ye ntabwo ari mu rwego rwa VIP ku buryo yari guparika naho hantu na patu hari reserve kuri abo bajenali nibo bari kuhaparika sibyo. Noneho ahitaza noneho ajya muri place y'umu VIP utari nuwa hano mu gihugu wo hanze bose barumirwa noneho bahita bavuga dore wa Mutabazi wawe dore nge sinari nawe dore wa Mutabazi reba ibintu akoze. Ubu rero kuva muri izo situation twabonanye hakagera igihe najyaga niciraho imyenda ndimo kwerekana Mutabazi w'imbere urumva tukabirenga tukabirenga tukageraho noneho nari nasezerana nagiye gutuma najya kubaza nkurikira n'umuvandi Mutabe ikibazo cya nyuma nanataha uwo mugani nk'iyo wabonaga cyagiye ari kwiciraho imyenda atanga igero aca ishati nziza kuriye wabifataga gute? Ubwo nicaranye n'umuntu ufite imodoka yenze nanjye ngiye kuyigura nuko bikora Gasaro TV. Okay, kutavuga nta kibazo ndabazwa gishyashya. Nta kibazo urabazwa. Nicyo kintu ahubwo uyu munsi cyanunguye cyangwa se cyanangaje. Hashobora kuba hari umwe wibaza byinshi ku wundi nka Rwema wenda ari byo yamubajije ariko Mutabazi kuva twatangirira isobanuriye bindi byose nta kintu yigize abaza Rwema ariko ngereka mubaze. Mutabazi wigeze kuvuga ko IQ y'umugabo witwa Rwema iri hasi kubera iki none uyu munsi uri kuvuga ko ari umuhanga. navuga ko iri hasi kubera ko yangiriye hejuru yiye ariko ni umuhanga mu bo bareshya, ni umukuru mu bareshya. Rwego byakira gute rero cyangwa se byakiraga gute kiragiye Mutabazirwa kubasha gute? Ibyo nta bibazo umuntu bicaranye. Nge suko nawe impamvu ngiye mbivuze nabonye mwati nyine oya Rwema we wowe watinye none ngewe reka nibarize reka twumvikane reka twumvikane uyu ko tubyumva nta na rimwe byemewe cyangwa niba bishoboka kuvuga ko IQ yanjye iruti ya kanaka nta gipimo twapimiyeho. Hariho amatests atandukanye yo gupima IQ y'abantu urumva kandi
data zikwiye kuba zimwe urumva zinjira muri iyo test noneho product ivamo kuri Mutabazi no kuri Rwema tukazishyira hariya kuko IQ ni imibare aravuga 140 270 130 IQ niba mutanabizi nanone bijyana nanone n'imyaka y'ubwenge bw'umuntu ugereranyije n'imyaka physique amaze avutse bashobora kukubwira nk'ubu mfite imyaka 50 maze mvutse sibyo ariko ubwenge bwanjye ushobora kubupima ubwo ugasanga bumaze imyaka 100 cyangwa 20 bitewe n'ibyo bipimo twari tuvuze rero ni ereri nini cyane Mutabazi kuvuga ko IQ ye iruti yanjye maze nanjye ngo ikaba nziza kurushizaho abankurikira urumva kandi twese nta kintu turi gupimiraho urumva we yapimiye ku bitekerezo I think so ku bitekerezo nta muntu n'umwe utabifite wapimiye ku Mutabazi reka mutumubaze uretse gatoya ni ugifite ijambo ibitekerezo nta muntu n'umwe utabifite nuko domaine zitandukanye sibyo domaine ziratandukanye buri wamuzana muri domaine yanjye yatakara sibyo nanjye nihaye kujya muye natakara ahubwo abanyamerika ni nacyo mbakundira bakunda icyo twita diversity sibyo ni nacyo cyubatse Amerika niyo ndangagaciro ya mbere kurusha izindi diversity buri wese bamwubahira urwego arimo n'ibitekerezo bye kuko nanone biriya nabyo afite bidahari ntabwo Amerika yabaho diversity urumva kandi ko gusubiramo mu mwaka abakarwanya bumva ari kabi reka ngusore ntabwo bakarwanyije ahubwo baravuze ngo ariko se Gasaro ko twumva ari umuhanga oya ngo ukaba ushaka kumusubirishamo nk'aho ari injiji bo babifata gutyo ariko Rwema tuba turi kwiga ariko nyuma byarangiye babikunze si wabibonye Rwe kandi nanjye nsigaye mbikunda nanjye mbere yansubirishagamo nkavuga se arashaka ko nsubiramo kugira ngo yumve ko mbivuga nabi oya ariko nyuma naje kumenya ko ni ukugira ngo byumvikane ibyo avuze mbisubiremo nandi babyumve oya na bya bintu wasubiyemo bya bintu wasubiyemo ubisubiramo mu mwanya noneho wabadukurikiye buriya nabo iyo bumvise usubiyemo ikintu narimvuze bahita bo basubiriramo batanabumbuye umunwa nuko bakakigumana icyo kintu mu mutwe wabo biri psychologique iyo rero mvuze gutyo ngewe nkakubwira gutyo tugarutse kuri ibyo byo gupima ama IQ uramutse uciriye urubanza ifi ku bushobozi ifite bwo kurira igiti yamara imyaka 200 idapfuye itarashobora kurira igiti nuko rero ikibona nk'umuswa rwose nyamara yageze mu mazi ni ukuvuga ngo ngewe nibera muri politike y'ubukungu n'amafaranga n'amategeko urumva noneho hazaze dupima aho ngaho akira utubwire naho wa mugani upimira yego nicyo twari tugiye kukuhera mikoro ngo dusubize we yavuze twayibazaga icyo upimira uvuga ko ama IQ yanyatangana nawe iye ikaba hari akandi nibagiwe imbere yuko asubiza hari n'igihe apimira ngo uzamubaze ni hari umuntu wambwiye yahise abizana nyine ngo Mutabazi yavuze ngo uzamubaze ngo yanditse ibitabo bingahe sibyo si uko nananiwe kwandika ibitabo ahubwo ngewe ku banyarwanda batari bose kwandika igitabo c'est une peine perdue kuko kugira ngo umunyarwanda azasome reka nkubwire igihe bazaba bagize culture yo gusoma ibitekerezo turabifite nituba tukiriho rwose ngewe nzandika ibyo bitabo ariko c'est une peine perdue ku banyarwanda rwose kumubwira ngo uri kwandika ibitabo ibyo avuze ni ukuri hari ikindi kibazo ufite washakaga iki akantu ushaka kugakurura bya hatari ngo kabe kanini okay anyway ndikumva hari ikibazo kirimo oye twe tuvuze mu gupima ahubwo nawe uri kubyibagirwa yego upimira hehe ikindi Rwe icyo nabonye cyo Mutabazi wo kuri kamera ibyo yajyaga yifuza kumenya kuri Rwema uyu munsi mwahuye bita
ndabona nyine yahise acanganyukirwa yahise abura icyo akubaza ariyo mpamvu ari kunshinja ngo ndi gukereye intambara ariko mu by'ukuri sinshaka ko atahana kango nonwa mwahuye njyewe twagiye wibaza twose ndatwibariza hari icyo bitwaye perezida nta kibazo rwose urakoze cyane wambaje ngo mpimira he nawe yabyibashije reka mbyite gutya iyo umuntu arebye umukobwa cyangwa umugore akavuga ko ari mwiza akareba umugabo atafite ibigango ni ijeya hari n'igihe batashyizeho metero ngo apime wenda ijeya wenda ngo apime intuga arebe uburyo bimeze njye nuko nabibonaga icyo gihe ushobora no gusanga ubu ngubu atari ko ndi kubibona noneho ubu ndi kubibona nte nshobora no kuba ntari no kubibona kuko ntabihanze amaso ntabwo byari ikibazo cyane Yesu yaravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo kandi nta n'icyo bitwaye cyane kuko iyo ndebye average y'abagande noneho turebe ku bihugu IQ y'abagande average ni 84 average ya Israel ni 85 average y'u Rwanda ni 80 abagande baturusha kane kuri average y'abarundi ni 79 wasanga ariyo mpamvu wenda amagaraje yo mu Gasyata menshi abagande ntawamenya ariko reka mfate average y'abagande nyikompare n'iy'Abisirayeli n'iy'Abanya-Israeli ukurikije inventions cyangwa se inventions z'Abanya-Israeli ukareba yuko average yabo yegeranye n'iy'abagande wakabaye uvuga ariko n'abagande bakabaye babikora byahise binyigisha iki wayigira ari nini utayikoresheje ntibitanga umusaruro munini ibyo rero bigatuma hari ibibazo ntajya nsubiza mu buryo abantu baba bashaka ko nsubiza iyo mvuze ko ikintu ariko nkibona niyo yaba ariko nkikeka instinctively nkivuga uko iyo umuntu ambwiye ngo ni nyipuruvinge hari igihe ahubwo we utari kucyumva utari no kucyemera ari we nsigira uwo mukoro wo kugipuruvinga uretse ko nk'uko abivuze ushatse noneho kugira ngo bibe ari ibintu washyira no mu nyandiko bigasinyirwa ni ibintu byagusaba kujya wenda nko muri Amerika ariko n'ahandi ariko wenda kamfata aho ngaho niho bakunda gupima ibyo bipimo wagira ngo nabo babyadukanye mugapima icyo wenda byaza kubamarira sinkizi ariko uko byamera kose icyo abantu badukurikira bashobora guhuriraho ni kimwe abagabo bose tubona ari abahanga reka dufate icyo buri wese agende akora ibyo agomba gukora n'undi akora ibyo agomba gukora njye nkunda gukoresha muri bangu buri wese asari ibyo ariko we sinabimuvugaho ninjye kunda kubyikoreshaho mba numva biri pratique kuri njye kuri we byaba ari ibindi ariko nyine bya bintu byawe bijemo biharanire ugenda ugira ukuntu ushaka ubumenyi bushya muri ibyo bintu ubundi turebe icyo bitanze n'undi nawe akore kandi hari ijambo umuntu avuga cyangwa mvuga ariko uburyo rigiye gukoreshwa nkumva butari fair like uvuga ngo wowe urabona uyimurusha ushobora no gusanga nawe abona ayikurusha ni nka rya jambo naguye ngo umuntu avuze ngo uri stupid hari igihe bivuga nawe ubona ari stupid mwese kandi muba muri mukuri buri wese niko abibona none ikiba gisigaye reka buri wese akore ibye kandi uko buri wese atashatse gutsindwa cyangwa se atashatse kuvuga ngo ninjye uri inyuma biravuga ngo tuzabitwe ntituzamirizo buri wese atashatse kuvuga ngo ninjye murizo muri twe babiri cyangwa se muri batwe batatu batanu bitume buri muntu wese deliveringa cyangwa se arekura cyangwa ahereza sosiyete the best of himself ibyiza ashobora gutanga cyangwa se ibinini cyangwa se ibidasanzwe bishobora kumuvamo ndumva ari cyo kintu dushobora gufata kurenza nanone kubera Mutabazi wa undi twatangiye tuvuga uko ari numutegerezamo kakubwira yuko na Einstein amurusha IQ bizakuvuna kugira ngo nubyumve neza it's the matter of my personality ntago njya nshaka kunyemeza ko Einstein andusha IQ ntibikunda keretse aje tukabiverifisha imibare n'ibimenyetso
ambwiye ati navumbuye ibi, nambwiye ibintu ahantu hose wicaye ibyo wize ndabanza nanjye mpicare nanjye mbyige, kuko ntabwo uzajya Green Hills ngo njyewe 9 years ushake kunshakamo ibingana n'ibyo ufite, ariko nituba twicaza ku bintu bingana bimwe, noneho twarangiza buri wese akaza no kuba yasohoka, nibwo biri bugire. Ariko ntago ari ikintu kinini nk'uko wenda ababa barakigize kinini ariko kiri, ahubwo nanjye byaneza byambabaza mvuze ko nyimurusha nawe akaza kuvuga ko nyimurusha, byaneza mvuze ko nyimurusha mwamugira akaga ati nanjye buriya ndayimurusha. Ni okay, ariko personality niyo yatuma bivuga, washobora no kutabivuga, ariko wenda tuvuga katabivuze ariko muri wakaba byumva gutyo, nibyo byanezeza. None byananezeza nawe wumva uyindusha, bikananeza n'uri kuri kamera yumva ayiturusha, bigatuma buri muntu wese yigirira confidence. Kabiri, bigatuma noneho tuzamura wa mwuka competition, dukompetingishanya, niba ariko ndakubwira ibitekerezo n'umusaruro w'ibitekerezo na impact tugira muri society. Wenda reka dukonkuridinge kuri iyi ntuza, kuri iyi ngingo. Akantu avuze ka IQ ishobora kuba nini cyane rwose, ikaba ari hejuru y'140, urumva, ariko nta production ivamo. Iyo rero irutwa na IQ ya 79 y'umurundi, yo iri muri production, iri kubyara ibintu tukabibona ku muhanda, kwa kundi bavuga ngo la justifie moyen. Yego. Kandi buriya ugiye ukabazimbwa ahantu zibera muri kaje yazo, ukabazimbwa ngo zikwereke imbwa, ntabwo imbwa yakwereka ngenzi yayo, ikwereka shebuja. Niko bimeze. Mutaba dusoza, nabonye batinyirwema cyane, ariko reka nguhe umwanya mubaze icyo ushaka kumumenyaho. Ujya wibaza ubwawe uri hahandi Rwema ajya tubwira twese tutari, cyangwa se umubonye wo bwawe icyo wibaza. Uyu munsi nutahane ijambo cyangwa se icyo wibaza kuri Rwema kandi yaje kubera wowe. Akira. Urakoze. Ntacyo mwibazaho. Nawe ntacyo nkwibazaho. Na cameraman ntacyo mwibazaho. N'abari kuri Yellow Paper sinjya mbibazaho, nibaza kuba bashyizeho. Kabiri, iyo mvuye kuri uwo bashyizeho nkamwibazaho, nkamwigaho, cyokoze igitekerezo cya Rwema runaka wenda kiri hagarariye ibindi Rwema solution cyangwa se idea za Rwema solution, zo nazibazaho. Donc ubwo narinza kivuga ngo nibaza ku bagabo bashyira abandi kuri Yellow Paper, narangiza nkibaza ku bitekerezo by'abantu, nawe icyawe ugifite nakibazaho, n'uyu nakibazaho. Donc igitekerezo cyo nakibazaho, ntago rwose ndi kuvuga ngo ndamubaza kuri ibi. Hari abandi bafite iyo myumvire, sinanabibabuza yo kwibaza nyine. Hari uwamubaza se kugenda modoka nziza, hari uwamubaza ibindi. Ndi kuvuga hari abafite byabamubaza biganaho, cyangwa se ibitekerezo byiza byo muri investment wabikuye he, ni gute natwe twabigira. Ariko njyewe kuko nkunda nyine kudiringa n'ibitekerezo, buriya byansaba gushaka igitekerezo muzi gihagarariye ibindi muri Rwema Solutions. Noneho wenda twazahura ikindi gihe, cyase nawe nazahura nawe personally ko tujya duhura, nkaba nakimubazaho, kuko niyo simbamo, n'isi yihanganisha bitekerezo, n'isi uburebure bw'umuntu cyangwa ubunini bw'umuntu, cyangwa se simbyita imbaraga z'umuntu n'uburemere bwe, ubyitwa ushaka ibiro bye, tubibarira mu bitekerezo kurenza ahandi. Rero wenda usanze nyine nta kintu ndi kumwibazaho, cyokoze wenda hari igihe uzasanga, kuko nanjye nk'iki gitekerezo mvuze abaye acyumviye aha, ashobora gutaha yaba ari uwo muntu wibaza ku bitekerezo akazakibazaho. Nanjye ariko numvisha iki, kuko nawe buri aragifite, byanga bikunda ntago yaba umuhanga gutya ntacyo afite. Noneho nacyumva nkaba nakimubazaho, noneho tukaba twakiganiraho, twagikoraho debate. Ariko it's just an idea, ni igitekerezo turi kuganiraho cye, noneho twebwe babiri, cyangwa se igitekerezo cyanjye kigashwana n'iki, ariko twe babiri turi gusangira fanta bitewe n'icyo afata nanjye n'icyo mfata. Niyo simbamo, niyo mpamvu wenda wabonye nta mubajije. Gusa ntago wenda twasoza ikiganiro nakubwiye ko abantu bavuga ko ari umuhanga, najyaga mbyumva muganiriye cyangwa mwicaranye wumva ko ari umuhanga kurenza uko wabyumvise cyangwa se wari ubizi. Nanone tutaganira uko twaganiye, abantu bakajya ngo sinabashe kuromara ku buhanga bwe, cyangwa se uretse ko byo nk'iyo ari kuvuga ku mategeko
ndakurikira njye numva abantu bake muri iki gihugu ariko iyo n'igihe niyo nshatse kwihutisha mba nshakana ari butangire kuvuga ati mu buryo busanzwe ubundi akanakubwira ngo ubundi itegeko rivuga uko aho ngaho njya mu mvugo ya iskayite ivuga ngo icara wige iyo atangiye kuvuga ku mategeko so kwenda nanjye ntajya kuyasoma ariko ubwo wenda arabisigiwe iyo atangiye kuvuga ku mategeko mba numva nshaka kwicara nkabyumva so nkumva ndaryohewe so rero ni umuntu ufite muri we potential cyangwa se ubuhanga bumurimo nkuko hari n'undi wavuga ku mategeko wenda yaranayize yarayaminuje ariko nkumva ntibiri kundyohera so urumva rero ni umuntu ntabura kuvuga cyangwa se tutasoza ikiganiro ntamushimiye mu buryo butandukanye n'ibindi ntababwira ariko bigenda binyereka ko ari umugabo impamvu ntabibabwiye nuko nzi kadakunda ko mbivuga ariko nyine ubwo abantu bahise banamenya ko hari ibindi tuziranyeho birenze ibi byo hano kuri kamera ariko nubwo ntabibabwiye ni ibigaragaza ko ari umuntu w'umugabo ubwo rero ikindi nkamukundira yuko agira ihame nimba wenda arigira mu buryo nk'ubwo ndi burivuge cyangwa se ari ukunda ryita fact does not care of your emotions nimba byo wakoze ari ubugoryi byo kujyana Karina arabikubwira nanjye Mutabazi nabireba nkabona arabintanze cyangwa se ibyo avuga n'ukuri donc uwo muntu rero uza akagupresenta fact ibibazo byawe no kwiciraguraho no gutonganya byose akabikurekera uwo muntu ndamwubaha cyangwa se ndamushyigikira cyangwa se mba muri inyuma cyangwa se mba nshima ubwo buryo atwaramo ibintu kuko nanone dutunze abantu benshi b'abemotioneri aza akavugira muri emotions gusa hari abantu dutunze batajya bagira ibyo bemera nk'ubu twari gukora ikiganiro agashyira imbaraga cyane mu kutemera ko ari umuhanga ku rundi ruhande ugasanga nyine ntago andi uwo Mutabazi ntago nakugenda ntamushimiye ibyo mutazi nkabimushimira none n'ibyo nibigaragariye mu kiganiro tugiranye nkabimushimira icya gatatu gutekereza ko kuva nitwa nge najya kuri izi kamera nagira n'umuntu ikiganiro kikaba kiza nk'iki ngiki naba nkubeshye cyetse nje kwigira hano kubeshya so bigaragara yuko wenda ubuyihutaga cyangwa se wenda bwari ubwa mbere cyangwa se namuzanye mu tuntu twanjye two kuba a little bit aggressive ariko ni umuhanga kandi azi cyangwa se ikiganiro cyanjye nawe reka mvite gutya guhagarika kwanjye kwicarana n'abantu kuri za kamera iyo ari we nagiye mpura nawe cyangwa ameze nkawe sinayi kubihagarika hari undi muhura no muri wowe ukaba frustrated kuba mwicaranye mu kiganiro cyangwa se murimo muganira ikindi wenda reka nkwereke nk'akantu kari biteka kumisha uburyo ari umuhanga abandi bantu mu kiganiro umeze nkaho umucokoje arasara cyangwa se aratomboka ariko we ubuhanga bwe naho umucokoje abikuringa down kandi ukabona bikoze gihanga wenda ntabwo nababwiye ko ndi kubitestinga ariko nyine nibigaragaza umuhanga nutamwemeraga nk'umuhanga ubwo nge ndabimusuzumiye n'umuhanga so kandi rero mukuri kwa kuganira ko yagakomeza kugira ibya bitekerezo bye aho mutabihurijeho ariko nubundi ntibibe intambara igomba kubwira kakikubwira kabiri abantu benshi iyo hari icyo ashaka kubwira kivuguruza ku cyaweho gatoya atinya kubikubwira mwicaranye akazabivugira ku ruhande noneho rero we nagiye mubonamo ko aganira nk'umwintellectuel akureba amaso akavuga ati I don't agree with you kandi mukanya ari yakubwiye ati ndeberanya Yesu yabwiye Petero ati ni umwuka w'Imana si nyama n'amaraso mukanya aramubwira ati mvi nyuma Satani urabona donc icyo yemeranya nawe arakikwemerera n'icyo atemeranya nawe akakikubwira and then nanjye kandi nimba icyo nemera ntavuye kwizima nkakigumaho nicyo nza kwemeranya nawe nkacyemeranyaho nawe ndumva mushimiye ubuhanga bwe kandi nta kundi imyaka 50 yavuze afite ndacyaburamo 12 urumva nyine ntago imyaka ye yagiye ayipfusha usa cyayikoresha nabi rero ni umuntu njye mbasha gukurikira ni umuntu ufite nyine nawe yakubwira ati mu mategeko no mu bintu bya investment ni domaine zanjye nziyumvamo kandi koko nanjye ndabimubonamo yes ndumva ari ibyo rwe dusoza agira icyo ubwira Mutabazi reka mushimire cyane sibyo reka mushimire cyane kuba yemeye kuganira nanjye mu gihe abandi bo bavuze ko yabihakanye cyane rwose ntekereza ko yabyanze sibyo igihe nabwo kubwiye ngo ni igihe cyari kitaragera wenda yari ataransobanukirwa
wenda yaranakomerekaga cya gihe namukoraga bya bindi byose urumva ariko akumva nyine igihe iyo umutima utarabyakira ntabwo guperimeta just ubiha igihe kuko igihe ni umunyembaraga twese dutinya ubundi hari ibintu twubaha ahantu ugera ukamanika amaboko igihe gishobora guhindura ibintu rwose nawe ukibaza uti kweri iki gihe kirampemukiye ni urugero cyangwa se iki gihe kimuye aho umwanzi yakuye aho umwami yakuye busikete nuko iki gihe rero kibaye cyiza ko buke buke ngewe nawe ubwe buri wese ku giti cye yagiye asobanukirwa umwe ku wundi kugeza igihe abadukekagamo abanzi bitigeze bibaho kuko kugira ngo mbe umwanzi n'umuntu ugomba gushaka erema zitandukanye ziduhuza nta hantu twigeze duhurira ahandi Mutabazi twahuye bwa mbere umunsi mbese nakwita ko ariyo rencontre ya mbere ni igihe azababwira yuko ngo bari bagiye kumuha ruswa nanjye niteguye gahunda zo nari ndimo nta hantu zihuriye n'ibyo ni coincidence yabaye cyakora iyo mubona bari kuyimuha urumvikana n'ibihe twari tubanyemo rwose twemeranye yuko ninjye wari kurekinga news urumva ariko ngewe yasanze ahantu aje kwiganirira n'umuntu uwo muntu nyine nawe ufite intention zo kumuha ruswa urumva bajya no mu mibare ndi hafi aho rwose kwa amatwi yanjye ababanguye urumva nuko biza kurangira mbonye ku mihanda ko Mutabazi yari yatinye ko nari impari ni ukuvuga ngo bivuze ngo iyo nza kuba ntari impari icyo ni icyambere cya kabiri ntabone iyo telefone yamuhamagaye ngo witonde bagiye kuguta mu kagozi rwose yari kuyarya ntabwo mwese mwibuka Mutabazi igihe yigeze kujya mu gakrize akajyaza no ku munwa hariho ibintu by'umweru rwose pe inkuna nicyo gihe yararimo n'ifoto rwose ndacyayireba uwo munsi yari yambaye ishati ijya gusa kuriya n'ipantaro ya kaki na kamambiri ariko zitari za umoja za nkweto mbese zimeze nka kamambiri winjizamo amano bisanzwe nziza yego ariko mu gaciro si umoja sibyo naramudescrivye neza cyane bwa buhanga bwo yambwiye mfite guhera ku mutwe nta minota ni mwinshi kugira ngo mbe mfite image yawe ni ikibazo twese twibajije ni nawo munsi nyine yasanze turi kumwe n'abo ba generale ahantu yaparitse imodoka ye ni hantu amahoteli agira ngo aha ni VIP imodoka ye ntabwo yari mu rwego rwa VIP ku buryo yari guparika n'aho hantu tu hari reserve kuri abo bajenerali nibo bari kuhaparika sibyo noneho ahita aza noneho ajya muri place y'umu VIP utari n'uwa hano mu gihugu wo hanze bose barumirwa noneho bahita bavuga dore wa Mutabazi wawe dore njye sinari nawe dore wa Mutabazi reba ibintu akoze urebe bose wumve Imana buriya hari utuntu twayo yikorera nta musekirite n'umwe wigeze amenya ibyabaye kandi bahari Mutabazi arinda ava mu modoka nta umubajije aragenda yicara ku kameza n'uwo muntu we baricara banywa agafanta twese turumva ikiganiro cyabaye Mutabazi ibintu akoze nta wabitinyuka kubikora urumva ni gute yatinyutse wo kwibona aho hantu muri iyo parking nta n'umuhagaritse nta n'umubajije nuko twese turavuga reka turebe uko birangira nuko birangira hagiye Mutabazi ariko yagiye yari afite urwikeko yarebaga iburyo akareba ibumoso akareba inyuma akareba imbere nuko twese tukibaza ngo Mutabazi agiye gukora iki mu minota 30 iri bukurikire kumbi ni stress y'ibyo bintu bamubwiye bati ayo mafaranga ntuyafate akurikizaho ko abonye enemy nimero ya mbere Rwema hariya mu nguna wari butafotora nuko byagenze niko yabitekerezaga donc urwo rwikeko yahise agira paranoia itarabaho na rimwe ntabwo ari ndavuze wabona iza ko dahari satani ari kumushuka yari kuyafata bwa mbere atari uko akunze ruswa
situation ye yari arimo rwose yari pitoyable, reka mvuge Imana yarakoze rero kuba wari uhari. nawe yarakoze kugira ako koba. Amakenga. Buriya abantu batagira ubwoba uzabatinye nabo ubwabo si bazima. Amakenga n'ubwoba hari igihe bisova umuntu bikamuvana, wenda ubu ntituba tumufite kuko hari abariye 2 na 5 ubu bakatiwe nka 15 baririye. Urumva rero hari igihe Imana ishyira wa muntu nyine utinya hariya akakubera agakiza mu bundi buryo, kuko n'ubundi nubwo atayafashe se urabona hari ubwo yapfuye se. Rwende ubu rero kuva muri izo situation twabonanye hakagera igihe najyaga niciraho imyenda ndimo kwerekana Mutabazi w'imbere, urumva tukabirenga ukurikira tukabirenga tukageraho noneho nari nasezerana nagiye gutuma najya kubaza nkurikira tukabirenga tukageraho dushobora kwicarana umwe agakora undi mu ntoki nk'uku, urumva tubwira n'abadukurikira ko nta kintu dupfa, ni ibitekerezo byahanganye. Uraza kubifatira nyuma ntacyo. Ni ibitekerezo byahanganye kandi nta kibi cyanjye rwose n'umuvandi. Mutabe ikibazo cya nyuma nanataha. Wa mugani nk'iyo wabonaga cyagiye ari kwiciraho imyenda atanga igero aca ishati nziza kuriya wabifataga gute? Arankurikira simukurikira cyokoze ari kuvuga ku mategeko, ubwo iyo menye ko yavuze ku mategeko kandi icyo gihe aca imyenda ntabwo yabaga ari kuvuga ku mategeko, siko kuri se sinakwiye ibyo mwemeraho. Ariko wenda ni intege nke zanjye zo kudakurikira abantu cyane, nkunda gukurikira media yo muri Amerika wajya niyo ntuye. So ariko mbaye tukurikira mu Rwanda yaba mu bambere nakurikira, wenda utabyumva nabi. Icya kabiri ibyo avuze byo ntacyo ndabivugaho kubera ko ni personal interpretation, burenge nuba personal interpretation, ariko mbaye kuvuga iyanjye par principe ntabwo nari buyafate kubera ko na mbere yo kumpamagara nandi kumugana ibyo bintu ndumva bitari reasonable. Uwaguhaye amakuru yaguhaye ngatangazwe anayishyurire se arishyurira iki? So ntago nari ndi mu murongo uwo nguwo, ariko nanone arakoze kunyibutsa ko nakunda guparika impande ya Vewit na Forana shyashya, ari Forana za nouveau model ziba zikoze nka Vewit. Ubwo uwo ni we ngewe niyo kamera yanjye, kandi buriya ndashimira abo ba security yo kuri hotel kudashaka kuwampari kuza ko ntibyari buvemo. Ntago byari bupfe koroha, ubwo byari kuba nanone indi content. Ariko ubwo nanone ubwo ntangiye gukura imyaka itangiye kumbana myinshi, nzajya njya guparika iyo hirya, ubwo nabyo nyine mbyitoze kuko umuntu agomba kwiga kwitsinda. Hariya yarumbajije ikibazo kivuga ngo ubwo nemvuze ko yavuze ntarapfutse ikibazo cyawe cyavuga ngo yakivuge nese nagukebuka wari wakibajije nese wari wakibajije nakibajije, ariko kubera ko wansubije ngo icyo gihe wabikurikiranaga waravuze ngo cyagiye ngo yacaga imyenda gutya na gutya na gutya na gutya. Sibyo sinakubwiye ko byanyerekaga yuko aba mu kibaya nkaba ku musozi hejuru, kuko yankoragaho content nge ntayimukoraho kandi ubugingo n'ubu sinayimukoraho. Cyokoze nakubwiye ngo ayoboye AU cyangwa ka prime minister hari ibintu yaba byo kugira ngo nyine numve namugira sije kuri nge. Ariko nanone ushaka kuba ari ukuntu nteye cyangwa se uko numva ibintu kurenza ibindi, ntagaruka ari umuntu muto. Hari igihe umuntu avuga ikintu ni mpamvu nkunda gufata umwanya munini nkashaka no gusobanura icyo nshaka kumininga kugira ngo utumve ibintu nabi, ukabitwara ukundi ukabigira gute na gute. Reka mvuge ngo ntabwo nabimenyaga cyo gusa nabonaga thumbnail nkabona wenda no kuri title nkabije sinjyemo imbere, kandi buryo utigeze wumva igitekerezo cy'umuntu nyirizina ngo kuko wabonye thumbnail ukabona no muri title waba umeze nka babandi baza kibona title n'umutumirwa kuri thumbnail agahita ajya muri comment agatukana bikahita bigaragara ko atanarebye n'iminota 5 ibanza. Mu by'ukuri rero ntago nigeze mbifata nk'ikibazo kuko byakorwaga na benshi. Ibihe nagomba gucamo nagomba kubicamo nabiciyemo. Abantu bafite personal interpretation ntago nabibabuza kunanyenya ngiri zanjye. Nta bibazo burandi umuntu utagira ibibazo ku byo umuntu yantekerezamo cyangwa se yavuga, ko nanone nizerera muri iyo freedom of speech, nizerera muri uko kuba umuntu wamureka akavuga icyo atekereza
kuri wowe wenda ikimbangamira ariko nanone n'uburenganzira bw'abantu niyo icyo kintu yakivuze atari cyo kiri mu mutima we ngaba akomeje ariko ubwo ariko byari bimeze yarakomeje ariko abyumva nta rubanza ngo nabifataga nte ntekereza ko nari kugira uko mbifata iyo mba naragiye mbyumva kuko nabonye hari abantu bafite impano ibyo bamuvuzeho byose akabyumva akabirangiza ibyo bamuvuzeho bindi akabyumva akabirangiza uwo muntu ufite iyo mpano we rwose duhuye namwikomezaho kuko hari ukuntu wihuza n'umuntu ko ari icyo akurusha ubwo yaba andusha icyo kintu ngewe mvuga ibyo ngomba kuvuga nkakora ibyo ngomba gukora komenti z'abantu n'ibindi akenshi ntago nzijyamo cyokoze hakaba abantu mba mbona bafite ibitekerezo nagishamo inama nabwo nkagenda ngiye kumugisha inama nabwo za nama ze zose ntago nzemera kuko abami niho ngiye gusoreza akavuga abami ntago bagira abadvisor abami bagira abakansara nubanga urwego nitekerezamo yo gusorezaho ni wowe ukibazwa urwego nitekerezamo utatinda urwego nitekerezamo mba numva yego nabonye umuntu yangira inama nkagenda nkamusanga ariko nanone mba numva yakora as counselor kurenza uko yakora as an advisor nkatega amatwi nkumva ariko nanone n'ubu no muri kiganiro hari ibyo numvishe ndagenda nkagenda nkabisubiza inyuma nkabyuza ariko nkabikoresha as counseling kubera ko kubabizi bazi ko advising and counseling ni ibintu bitandukanye advising icyo akubwiye ukora icyo ariko counselor we agufasha ko ibikurimo indani wakikuriramo kimwe kishobora kuba igisubizo kuri wowe so rero nubwo buryo byagiye bigenda mu gihe icyo gihe cyatambutse sinagiye mbikurikira nabandi twagiye duhura batandukanye ba bishop ati navuze nko kuri ibi gutya na gutya nti rwose nta nibyo namenye ni cyase nagarukiye kuri thumbnail sinamenye icyari kirimo imbere n'uburyo wubatse igitekerezo cyacyo ariko nubwo bavuga ngo ni uri bubaze aho kugira tumutegereze nkivuga ni ikibazo utabaza cyangwa se naho ahubwo wagira icyo ubwira abanyarwanda mu gihe tumurindiriye tukibaze reka tukibaze ndewe ko tugihurizaho yego cyari ikibazo kandi wenda sinzi niba yari no bushobore kukinsubiza kuko wari bukimubaze we wenyine wari bukibaze wowe munyamakuru gira icyo ubwira abanyarwanda kubera iki ubwo twari tugaruze nyine kuri ya kese yawe n'umuntu mwari mwicaranye kuko nibutse yuko kwanza ari n'umunyamakuru kubera iki abanyamakuru ni n'umuvuga butumwa kubera iki abanyamakuru bahuza akantu ko kudusaba amafaranga kataba ko kuyadusaba ngo bagiye kutuvugira mu nkuru bahuza akantu ko kudusaba amafaranga maze abazi ubwenge babyita ngo itike ngo sinzi ngo essence n'ukundi kuntu none ariko watekereza monta aguciye n'uburyo yabyise essence ugasanga yagera icyangugu kagaruka kandi gasagura sibyo bahuza ako kantu ko kudusaba amafaranga ndi kuvuga in general niba hari n'ababikora ntago nyine bikwiye sibyo mutabazi sibyumvikana se rwe birumvikana akandi ka kabiri ngo uraje ngo uravuze niba hari amakuru uzi ku muntu uceceka hari amakuru erega rwe ceceka cyangwa uvuge gutya aya biragoye impamvu bigoye ni yishi nka rwema ntiwamubwira ngo uvuge gutya ubwo yaje mu kiganiro cyawe ibyo ashaka kuvuga ntiwamubwira ngo ubivuge muri ubu buryo oya byaba ku bandi cyangwa se mutabazi byaba ku bandi ariko mwebwe babiri ntibyashoboka byagorana twe ntabwo tugurwa sha nta nubwo twigurisha kabisa urumva ko rwema ngewe nabyo njya nkora reka none nivuge nanjye ngewe rwose untegetse ibintu mvuga rwose reka kiragiye utangiye gukora amakuru nyine nibyo nkubwira narimbuza akantu gakomeye abanyamakuru mujye mutangaza amakuru ntimugakora amakuru kuko iri gukontorora narrative nk'urugero ukontorora abantu 100 bose ukabahereza bakaza bakubitira umuntu mu mavi public ihita ifata ko wa muntu ari gica ariko ni umunyamakuru wamugeze gica nta nubwo wenda ari personal views aba interviewee cyangwa se babandi bahabwaga interview ngo wenda bari ko byagenze do gukontorora narrative nyine murekure propaganda ukoze propaganda uvuze ngo interview ibyo shyiraho v nanone interview v
sibyo hanyuma na cya gihe ujya ubushaka urabona ibintu iyo washatse kumva ibintu by'imanza cyane hari ahantu ujya uvuga ngo jurisprudence iyo esi yumvikana itarimo biba byapfuye rwose ntabwo ndi umuhanga rwose bagaramira oya akariya ko ntabwo gasaba ubuhanga ntabwo ko gasaba ubuhanza jurisprudence donc ni uburyo iyo amategeko yabuze icyo avuga ku kibazo umucamanza afite yirefera ku rundi rubanza rwasaga n'urwo cyangwa se narwo rwabura noneho we agahita muri iyo ntebe yishyiriraho iby'uko agafata icyemezo umutaliyani yavuze ubucuti ko ubucuti bwaguzwe ntabwo bukiri ubucuti iriya ni jurisprudence ntabwo ari jurisprudence Mutabazi rero nicare yige mu mategeko naho arahakunda twigire mu mategeko verbe ni interviewe naze nawe rero yicare yige yes ni mu ntuza mu ndimi zombi birakora nk'uko communique nk'uko ijambo communique ndashaka kumenya ijambo interview nabikuye ijambo communique ni igifaransa ikabera icyarimwe n'icyongereza nari rya rendezvous rendezvous wasoza ntago ndi ntyoza ya grammaire rwose iyo bigeze ku ururimi rwasasina hari n'igihe mbyica mbishaka nuvuga ngo dare nouvelle jambe buri akari akantu kawe ndagakunda kuko giye ururimi apfa kuba narangije gukora communication byakugezeho kariya nkikazana sinjya mpanoza rwose niyo mpamvu nakwepye igifaransa ni ukubera ari amakonjugezo accent hari byibuze mu cyongereza n'amakosa ukoramo bari make ukivuga accent uzi ubwoko bungahe bw'ama accent grave aigu circonflexe hari ibindi biri hirya yabyo accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Haraburamo ibi. Oops. Nari nagerageje. Nawe nturengeje avuze ko hari ya kane. Circonflexe ni ya yindi imeze ityo. Sibyo? Egi imeze. Nashaka kucyana twatugiye mu twudupuwe tubiri se. Na turiya ni n'uturiya tuboro tubiri. Kare nitwa wamisinze. Ya. Ndeka mbashimire rero ndabashimiye cyane rwe ndagushimiye Mutabazi nawe ndagushimiye murakoze cyane ko nicaranye n'umuntu ufite imodoka yenze nanjye ngiye kuyigura nuko bikora uko wicarana n'aba kwa kundi umuntu agusiga amavuta byabaye yes no mu by'amafaranga biraje bibi uko wisaraundingaho n'abantu bayafite yes ni ruto kandi yes uhinduka umwe muri bo no kuri yeah thank you Gasaro TV.